Nshuti bakunzi b'umukiza gospel, turabashuhuje. Njyewe ni Habinshuti Jean Claude, ariko muri izi studio tukaba turi kumwe n'umushyitsi. Uyu mushyitsi rero ni umushyitsi muri buze gukunda cyane. Watwibwira? Nta kibazo. Nitwa Mukadusenge Perpetua, niyo mazina yanjye. Kavukire ni Cyangugu, nsengera muri Desame, ndi umukobwa. Okay. Mu by'ukuri rero muri kumva yuko agaseke karapfundikiye, mu kanya mukurikire tugiye kumva ubuhamya, uburyo uyu mukobwa ahamya Imana. Tugiye kumva mbese biri buze kubafasha, ariko tudatinze. Ubundi uri umunyamasengesho, urasenga cyangwa wubaha Imana? Mu kimwe tubwire. Ndasenga tu. Kandi wubaha Imana? Ndasenga, nubaha Imana n'abantu bayo. Ndumva ntacyo nshinja umwami wanjye. Okay. Tudatinze rero, ngaho tugezeho icyo wateguriye abakunzi b'umukiza gospel. Karibu. Murakoze. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Imana y'amahoro, data wa twese mwiza, byiringiro bidakoze isoni, turagushimiye. Wabanye natwe, uraturinda, uraturengera. Ibyaduhigaga byari byinshi, intambara zari nyinshi, ariko wabanye natwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Aya masaha rero turakuraritse, tuguhaye ikaze na karibu, kugira ngo ubane natwe mu kiganiro tugiye gukorera ahangaha. Tesha agaciro imigambi yose y'umwijima mu izina rya Yesu. Marayika w'Uwiteka abane natwe, ntabari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dutangize ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cya Zaburi. Zaburi 124. Turasoma umurongo waho wa mbere turageza ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuze ngo, indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abe ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ariko Imana ishimwe ko yabaye mu ruhande rwacu. Ishimiye Imana muri aka kanya yanyigishije gusoma ntarize, cyane ko ntari kubona uko niga. Mu rugo ni abasilamu, nihuse cyane. Ninjye wavuyemo umenya iyi nzira yo gusenga, ariko buriya n'ibitaraza bizaza, nta kinanira Imana. Rero nshimiye Imana yanyigishije gusoma ntarize. Imana ishigwe hejuru. Hanyuma nshimiye Imana yatumye mbaho, kubwo abantu ntabwo byari kwemera, ariko Imana ihimbazwe. Navutse nk'abandi, biza kwanga, ariko Yesu yari ari mu ruhande rwanjye. Imana ishimwe. Impamvu navuze ngo nshimiye Imana yanyigishije gusoma, njye naravutse nta rangamimerere n'imwe nari nanditsemo, kuko
papa we yashakaga kuntangamo igitambo. Abasiramu ngira ngo murabizi, abasiramu ntabwo bakizwa, ariko Imana ihimbazwe kuba yarankujije. Nshimiye rero Imana kandi n'abantu bayo ndabashimiye, mwebwe mudukurikiranye. Imana ibahereze umugisha. None bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Rero nta buzima Imana itahindura. Muri ubwo buzima naje kuvuka nk'abandi. Mama yari umukatolike, papa ari umusiramu. Basaza banjye urumva nta n'umwe wari uhuje idini na mugenzi we. Urumva kubana n'abo bantu biragoye. Maze kugira imyaka 4, mu makuru mfite ni uko baje kunkura mu rugo banjyana mu ahantu mu ishyamba, barahanjugunya. Nimba narahabaye nibyo ntari kumenya neza, ariko nabyo nzabikurikirana. Gusa numva ko muri iyo myaka hari uwaje arantoragura aranjyana, nawe aza kunanirwa aranjugunya. So rero nagize ubwenge, njye naciye ubwenge nisanga mu muhanda. Bivuze ngo nari imbobo, ariko ubu ntabwo nkiri imbobo. Imana ihimbazwe. Naje gukura, izo mbobo turamenyerana, ubuzima turabufatanya. Ubuzima bwo mu muhanda ngira ngo murabizi, ariko Imana ishimwe yankuye mu muhanda. Imana yubahwe. Nagize imyaka 9 nkiri mu mbobo. Natangiye gukodesha mfite imyaka 10. Ushobora kwibaza ngo umwana w'imyaka 10 ashobora gukodesha ute? Ariko njye narakodesheje, nankodesha mu mafaranga nakuye mu mbobo. Akazi kacu kari ako kwambura abantu, tukabatega ibintu nk'ibyo. Ariko Imana ishimwe yarahabaye. Kuva ku myaka 10 nkodesha, n'uyu munsi ndacyakodesha. Ubu ngize 24. Murumva imyaka 14 niba ntibeshe irashize, ariko nta buzima butagira iherezo. Ndabizi neza ko Yesu azabikora. Hanyuma Imana rero ishimwe yo yandindiye muri ubu bukode, ngakodesha ntabuze aho kuba, ngakodesha mfite ababyeyi. Nimba ari ikintu kibabaza kwibana ufite ababyeyi batanakennye, birababaza. Yego bidusigira ibikomere, ariko nanone Yesu azatwomora. Kandi burya iyo uzaba ukomeye ubanza gukomereka. Imana rero yabanye nanjye kuva icyo gihe kugeza ubu, ariko ntabwo byaje kunyorohera. Nagize imyaka 15, papa wanjye umbyara arandoga. Ushobora kwibaza ngo yanduze ute? Abasiramu bakorana n'imyuka mibi. Yohereje iyo myuka mibi ye insanga ahantu nabaga mu bukode narikodesherezaga. Yamfashe ndyamye, bukeye mu gitondo kubyuka biranga. Ahantu nakodeshaga nibo babonye hamaze iminsi hadafungurwa, kandi bafungiyemo imbere baca urugi, basanga nabaye pararize. Kuba pararize baramfashe banjyana kwa muganga. Ntabwo byari byoroshye. Banjyanye kwa muganga, ukuguru kw'ibumoso kwari kwarizinze. Burya abazimu bagira imbaraga, kuragenda kurizinga. Nkuko bafata ikintu runaka ukakizinga ugiye kwikorera wenda injerekani cyangwa n'ikindi, niko kwari kumeze. Rero iyo
iyo nagendaga wagiraga ngo nta kuguru mfite, ariko nyamara ngufite. Ubwo byaje kurangira banshishije mu cyuma, babura uburwayi, bahitamo kumpa imbago. Imbago nazigendeho umwaka n'amezi 2. Obaridi sinzi nimba bamwe mujya mwumva, umuntu yasengeye afite imbago agakira. Niwe njyewe Perpetua mureba ahangaha. Rero Imana ishimwe, imbago naje kuzivaho, papa arabimenya, amenya ko nazivuyeho. Haciye iminsi arandoga, imba umusazi. Nasaze umwaka umwe n'amezi 6. Indera nahabaye umwaka umwe bitewe no kuntu narwanaga, bangira kuba perezida w'abasazi. Ariko ubu singiri perezida w'abasazi, ndi perezida wa korali abamisiyoni. Imana ishimwe.